Ndagusuhuje ni Amsha Pro uko no kwezi kwa KTV. Mbere yo kujya mu rukundo, imungu yinjira mu kirenge ikagera ku mutima. Hari abantu benshi bibwira ko umutima umeneka ku munsi umuntu agusize. Bibwira ko ububabare butangira ku munsi umukobwa cyangwa umuhungu avuze ati birarangiye. Ariko kuri suko, ukuri nuko umutima utameneka uwo munsi. Umutima uba waratangiye gushenjagurika kera cyane. Kimwe n'imungu yinjira mu kirenge, ku munsi wa mbere ntabwo uyumva, ku munsi wa kabiri ntabwo uyibona, ku munsi wa gatatu uba ukigenda nk'ibisanzwe, ariko mu ibanga rikomeye ikomeza kuzamuka, ikanyura mu magufwa, ikanyura mu mitsi n'inyama, ikanyura mu maso n'amaraso, buhoro buhoro, nta rusaku, nta kimenyetso gikomeye. Iyo mungu cyangwa kanseri bikarangira igeze ku mutima, kugeza ku munsi umuntu avuga ati ndababara, ikagenda ikagushenjagura. Abantu benshi bagambanirwa mu rukundo, ariko ntago bagambanirwa uwo munsi, ntabwo bishwe ku munsi basigiweho, oya, bishwe n'ibimenyetso bagiye birengagiza. Bimwe n'ibinyoma bibwira ko bizahinduka, bishwe no kwizera umuntu utarakwiye kwizerwa. Uyu munsi ndashaka kukubwira inkuru ya David, inkuru y'umusore wakunze rimwe, agakunda rimwe gusa, ariko agakunda nk'ukunda ubuzima bwe bwose. Agakunda umuntu umwe, agashyira muri uwo muntu inzozi ze zose, ibyishimo bye, ejo hazaza he, ariko ntamenye ko imungu yari yamaze kwinjira mu kirenge kandi bizarangira imugeze ku mutima. Niba warigeze ukunda umuntu ukamuha umutima wawe wose, iyi nkuru ishobora gutuma ubona amarira mu maso yawe, kuko si inkuru ya David gusa, ni inkuru y'abantu benshi batuye isi. Reka dutangire. Niba utarakora subscribe uyikore, kora share, likinga kandi ukomentinge. Inkuru ya David yari umusore usanzwe, nta modoka nziza yari afite, nta mafaranga menshi yari afite, ariko yari afite umutima mwiza. Umunsi wa mbere yabonaga Sarah, yumvishe hari ikintu gitandukanye mu mutima we. Ntabwo yari azi impamvu, ntabwo yari azi uko bizagenda, ariko umutima we wahise umwereka ko uwo mukobwa ashobora kuzaba umuntu udasanzwe mu buzima bwa David. Batangiye kuvugana, iminsi ibyumweru biba amezi. David agenda arushaho gukunda Sarah. Mu gihe Sarah yari afite ikibazo, David niwe yahamagaraga ubwa mbere akagikemura. Mu gihe Sarah yariraga, David niwe wamuhozaga amarira. Mu gihe Sarah yaburaga amafaranga yo kujya ku ishuri, David yagabanyaga depanse zose yabaga afite kuri duke afite akamufasha. Hari amajoro David yaryamaga ashonje, ariko Sarah yabanje kurya. Hari igihe David yagendaga urugendo rurerure kugira ngo abone iminota mike yo kuza kuvugana n'umukunzi. Hari n'igihe inshuti ze zamusekaga zikamubwira ziti uri gukunda cyane, ariko David yarasekaga, kuko iyo umuntu akunda by'ukuri rimwe na rimwe ntabona ibyo abandi babona. Yabonaga ejo hazaza, yabonaga urugo, yabonaga abana, yabonaga ubuzima bwose bazamarana. Nyamara uko David yarushagaho gutanga urukundo, niko Sarah we yagendaga mwima umutima buhoro buhoro. Yatangiriye ku bintu bito cyane: kutamuhamagara, kutamusubiza message, kubeshya aho ari, kubura igihe cye, kumuburira umwanya. David akabyihanganira akavuga ati azahinduka. Nyamara imungu yari yamaze kwinjira. Nimvuga imungu wumve kanseri, ariko David ntabwo yabibonaga. Umunsi umwe Sarah yatangiye kumubwira ko ahuze cyane, ko adafite umwanya, ko ubuzima bumuremereye. David arabyumva, aramwihanganira, aramutegereza. Ariko icyo David atarazi ni uko uwo mwanya atari akazi ko umuntu agiye kumuhemukira. Hari undi muntu wari waratangiye kumufata umutima. Sarah yari yaramaze kubona undi muntu yikundiye. Umunsi umwe David yafashe telefone ahamagara Sarah.
ntiyamusubiza, yongera guhamagara ntiyamusubiza. Hashira amasaha, hashira umunsi, nyuma Sara amusubiza ubutumwa bugufi ati mbabarira nari bize. Ariko uwo mugoroba nyine David abona ukuntu abona ifoto kuri internet. Sara yari yishimanye n'undi musore, aseka ari mu byishimo, mu gihe David yamaze iminsi 2 atarya ataryama, ategereje ubutumwa, ategereje message, yibaza icyabaye ku mukunzi we Sara, ategereje ko amuhamagara. Icyo gihe nibwo yumvisha ikintu kimenetse, yumvisha umutima umenetse, yumvisha umutima ushenjaguwe. Ntabwo yari umutima gusa, hari n'icyizere cyari kimenetse, hari n'inzozi zari zangiritse, hari n'ejo hazaza yari yarubatse mu bitekerezo bye byose ko ubuzima bwe bwose azabubana na Sara. Ariko ikibabaza kurushaho si uko Sara yamusize. Ikibabaje ni iki? Ni uko yamusize nk'aho imyaka yose yamukunze nta gaciro yari ifite, nk'aho amarira yose yamuririye ntacyo yari amaze, nk'aho ibitotsi byose yatakaje ntacyo byari bivuze. Kandi icyo nicyo kugambanirwa bikora. Ntikubabaza kubera ko umuntu yagiye, oya, bikubabaza kubera ko yasize yishe igice cyawe kimwe cy'ubuzima bwose akirimbuye. Inkuru rero irakomeza mu rugendo n'urukundo rwa Sara. Ibimenyetso 10 rero byerekana ko urukundo ruri kurwara. Inkuru ya Sara n'impamvu yamuhemukiye, uburyo David yamaze amezi menshi mu gahinda, uko yongeye kwiyubaka nyuma. Reka bari byo dukomerezaho. David yatangiye kubona ko hari ikintu kitagenda, kandi ko hari ikintu kitagenda neza. Nyuma y'icyo gisebe cy'umutima muri David, ntiyahise yemera ukuri. Yashatse impamvu nyuma yo kubona ya foto kuri internet, yashatse ibisobanuro, yashatse kwizera ko wenda ibyo yabonye atari byo, kuko rimwe na rimwe umutima ukunda cyane urwana no kwemera ibintu amaso yiboneye ubwayo. Yicaye wenyine mu cyumba cye, afata telefone, areba amafoto yabo, areba amafoto bagiye bifata baseka selfie, amafoto bari bahuje urukundo, bahuje urugwiro n'inzozi, amafoto Sara yamubwiragamo ati sinzigera ngusiga David. Nuko David ararira, ariko si amarira yo kubura umuntu gusa. Yaririraga igihe cye cyose yataye, yaririraga urukundo rwe, yaririraga inzozi ze, yaririraga kandi ejo hazaza yari yaramaze kubaka muri Sara. Kuko iyo umuntu agambaniwe ntabwo atakaza umuntu gusa, atakaza n'isi yari yaramwubatsemo. Dore Mungu yari yaramaze kugera ku mutima wa David. Mu minsi yakurikiyeho David yatangiye guhinduka, yongera gusinzira neza, ntiyongera kurya neza, yagendaga mu muhanda ariko ibitekerezo bye biri kure. Abantu bakamubaza bati David umeze neza? Akabasubiza ngo yego, ariko imbere mu mutima we ibintu byari bicika. Kandi icyo nicyo kibazo cy'Imungu. Iyo yinjiye mu kirenge abantu barayibona, ariko iyo igeze ku mutima nta muntu uyibona. Abantu babona inseko yawe ariko ntibabona amarira yawe, babona amagambo uvuga ariko babona ububabare buri imbere mu mutima. Reka turebe ijoro ryahinduye ubuzima bwa David. Hari ijoro rimwe David yicaye wenyine afungura ubutumwa bwa kera Sara yamwandikiye, yongera kubusoma. Abusoma bwa mbere, abusoma bwa kabiri, abusoma bwa gatatu. Ze ahagarara ku butumwa bumwe bwari bugira buti nzagukunda kugeza ku mperuka. David areba ayo magambo igihe kirekire, maze amarira atangira kumanuka ku matama no mu bwanwa. Nuko yibaza ikibazo kimwe ati niba umuntu yarashoboye kuvuga aya magambo atabikuye ku mutima, ni gute nzongera kwizera undi muntu? Ni gute nzongera gukunda? Ni gute nzongera kwizera isezerano ry'urukundo? Icyo nicyo kibazo abantu benshi bagambaniwe bibaza. Ariko ikibazo si uko hari umuntu wakubeshye, ikibazo ni uko utangira kwibwira ko abantu bose bazakubeshya. Inshuti ye yamubwiye ikintu kitazibagirana. Umunsi umwe inshuti ye magara ya David yaje kumusura, yaramwitegereje igihe kinini,
abona ko yahindutse rwose, ibona ko amaso ye yari yuzuye umunaniro, ibona uko umutima we wari waracitse intege. Nuko iramubwira iti, David, reka nkubaze. David ati, mbaza. Inshuti yiti, mbese iyo umuntu akwibye amafaranga yawe yose, nawe wahita umuha n'inzu yawe? David ati, oya. Inshuti irakomeza iti, none se kuki umuntu wakwibye ibyishimo byawe ushaka no kumuha ejo hawe heza hazaza? David aceceka akanya. Ayo magambo amukubita mwahuranya nk'inkuba ku mutima, kuko yaramaze amezi menshi yemereye Sarah gukomeza kuba muri we kandi yaramaze kugenda. Reka turebe gukira ntibitangira umunsi wishima, oya. Gukira bitangira umunsi wemeye ukuri. David yatangiye kwemera ko Sarah atazagaruka. Yatangiye kwemera ko urukundo rwari rwaragiye. Yatangiye kwemera ko hari ibintu bidashoboka gusubizwa uko byari bimeze, kandi uwo ni wo munsi wa mbere yatangiye gukira. Ntabwo yari yishimye, ntabwo yasekaga, ntabwo yari yakize, ariko yaramaze gutera intambwe ya mbere. Isomo rikomeye, dore isomo rikomeye kuri wowe ushaka kujya mu rukundo. Niba uri kumva aya magambo uyu munsi kandi ugiteganya kujya mu rukundo, ntukajyane umutima wawe wose ku munsi wa mbere. Ntukizere amagambo gusa. Reba imyitwarire, reba ukuri, reba uko uwo muntu afata abandi, reba uko afata isezerano rye, kuko umuntu ushobora kubeshya abandi umunsi umwe ashobora no kukubeshya, kandi umuntu ushobora kugambanira abandi umunsi umwe nawe azabigukora. Urukundo rwiza rwubakwa n'amagambo meza, rwubakwa n'ibikorwa byiza. Reka twanzure gutya, niba warigeze ugambanirwa, niba warigeze ubeshywa, niba warigeze gukunda umuntu kurusha uko yagukundaga, ukanamukunda kurusha uko wikunda, ndashaka ko uyu munsi umenya kino kintu. Hari ubuzima nyuma y'ibikomere, hari amahoro nyuma y'amarira, hari ibyishimo nyuma y'umwijima, kandi hari umuntu wagusize ariko agusiga wowe uhari. Uracyahari rero, ntabwo ajyana n'agaciro kawe. Ajyana amahitamo ye, ariko agaciro kawe kaguma muri wowe. Wenda uyu munsi uracyumva ububabare, yes, birumvikana. Wenda uyu munsi uracyarira, ya, nabyumva. Wenda uyu munsi urakibaza impamvu, yes, birumvikana. Ariko umunsi umwe uzakanguka, urebe inyuma maze useke. Atari uko wabonye ibitangaje cyangwa bitakubabaje, ahubwo ari uko bitagushoboye. Hagarara ushikame, kandi uwo munsi uzasobanukirwa ko Imungu yigeze kugera hafi y'umutima wawe, ariko ntiyigeze igutwara ubuzima bwawe, kuko warwanyije ikibi, ukihangana, ugakira, ukongera kuba wowe. Mu gusoza, ndagira ngo niba utakoze subscribe uyikore. Uyu ni Amsha Pro, iyi ni Ukwezi kwa TV. Ukomeze dukurikire, urayikinga kandi usharinge, hanyuma ujye mu rukundo rwa nyarwo kandi ubashe kwihagararaho, kugira ngo igihe byanze bitakwangiriza ubuzima. Turabakunda cyane. Ni Amsha Pro. Ciao.